umukobwa yanze umusore ufite viziyo yego akunda ufite televiziyo none habona wa musore ufite viziyo muri televiziyo ya wa musore yashatse yego cyane cyane rero nibyo nagenderagaho navuga ngo uko byagenda kose ubuzima bushobora kuba butameze neza cyane ko nagiye mbibona hanini ubuzima bushobora kuba butameze neza uyu munsi ariko ejo ubuzima bukagenda neza yego abenshi nakuye kuri zaboneshye mfite ababyeyi ndanabashimira bagiye bankomeza abansuye abamba hafi barahari nanabashimira ahantu hose bari kugira ngo Imana ibahe umugisha yego rero nicyo nifuza kugira ngo nababandi tutakivugana nataye nimero zabo bambuze maze igihe cy'imyaka 2 ni myinshi ndajya muzaze twishimana muri ibyishimo ntari nzi ko kano kanya nanjye nabibona ntago nabitekerezaga yego bitewe n'amateka ntago nari mbizi Mana yambwira ngo nzaguha twongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu turifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe mugubwe neza muri hose kandi Uwiteka akomeze kuba ubufi bwanyu mukibona abantu bari imbere yacu kugira ngo murabona umubyeyi twagiriyeho umugisha igihe kinini cyane by'umwihariko ngewe muramuzi cyane nk'umukozi w'Imana yaratuganirije aduha ubuhamya Imana iramukoresha mu buryo bugiye butandukanye hanyuma uyu munsi wa none yongeye kuza ariko udurukanye ibintu bitameze neza rwose ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize yagize ibyago reka tumwakire kuri Zaburiya kandi dukomeza kubihanganisha murakoze cyane muraho neza turakomeye umeze uti meze neza urumva akabaraga karagarutse cyane rwose barakize neza cyane njya nsubiriza abantu badukurikiye nabasuje cyane abakunzi baza buri nshya inshuti zacu twarukanaga kera ariko turagarutse yego umeze neza nta kibazo ibutsa abantu badukurikiye rero cyane ko utaruherutse nyine amazina yawe amazina yanjye ni Mukakamari Aloysia ariko cyane abantu banze kuri Mama Byiringiro twakoresheje iryo zina cyane tuvuga Mama Byiringiro ariko abantu batazi Byiringiro uwo ari we yaba uri muri kumwe se cyangwa Byiringiro ni turi kumwe Imana ishimwe cyane uraho muraho neza Yesu ashimwe cyane sunahimbaza na amahoro abantu benshi bari bakuze nk'umuhanuzi ariko utajya ukunda kuza kuri Zaburiya umeze neza turashima Imana Imana ishimwe ndagira ngo ibwire abantu rero badukurikiye neza mama barakutubwira ariko ndagira ngo utwibwire nk'umugabo hanyuma unyemerere n'ubundi mbere yuko dutangira ikiganiro uhita unadusengera Imana murakoze cyane abakunzi baza buri nshya mbanze kubaramutsa kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana bane namwe amazina nitwa Irambona Isaac Byiringiro Samuel yose na amazina yanjye rero nkaba nishimiye umwanya turi kumwe Yesu naduhana umugisha amen urakoze cyane ni karibu n'isengesho Uwiteka Mana nziza Mana ikiranuka Mana iri hejuru ya byose tugushime kuri hejuru ya byose naho uhwanye nawe tugushime kubwa amahirwe y'ubuzima uduhaye reka uyu mwanya uzubane natwe twiyoborere iki kiganiro kiyoborwe n'umwuka wera tangirane natwe kandi ukomeze kudufasha buri wese uri kudukurikirana umuhereza umugisha mucyo ukomeze kutumurikira muri byose mu izina ryawe Yesu amen mu Byiringiro ndongeye ndakwihanganisha mu byago muherutse kugira byo kubura umwe mu bana mwibarutse ariko kandi twagize amahirwe yo kwita tukuganiza bitewe n'ibihe wari urimo ndagira ngo wenda niba ntakugoye utubwire ese byagenze gute umwana niki cyamubayeho kugeza nubwo atakaza ubuzima numva narabyaye mbere byose mbaza no kwisegura abakunzi baza buri nshya cyane no kuri Rakora TV yego umva amaze imyaka 2 ntagaragara ntaboneka ntago ari ubunebwe sinege nkeya si guta umurimo ahubwo icyo gihe kijya kibaho Imana ikagushyiramo rero nuvuga ngo icyo gihe cy'imyaka 2 habayeho uburwayi ngira ngo hari ubwo dusuye maze iminsi ntameze neza yego rero haje kubaho uburwayi ndarwara mu nyuma yo kurwara nza gusama sama inda rero y'impanga abana 2 byari isezerano Imana yari yarampaye nuko igihe kiragira rero cyo kubyara kiragira ndabyara
ariko noneho nkimara gusama yanda y'impanga ababyeyi barabizi nagiye ngira intege nke cyane cika intege nuko ago biba byoroshye yego ariko Imana iza kumfasha igihe cyo kubyara kigeze ndabyara ahanga mfitemo n'ishimwe rikomeye kuko nagombaga kubagwa ariko ntago byaje gukunda kuko Imana yarambwiye ko ntazigera mbagwa yego naje kubyara rero mbyara abana bashyitse bafite ibiro bishyitse ku mezi 7 n'igice ariko umwe aza kuva mu byara atahumeka neza twamaze nk'ibyumweru biri mu bitaro yego birenga ariko hamwe no gusenga Imana yadufasha umwana arakira nawe rero urabyumva kumara kubyara impanga kuzitaho n'iki ntabwo byari byoroshye uwatashye rero ndumva yaratashye amaze amezi 5 n'iminsi 3 yego niho yatashye byagenze gute yagize iki kibazo urebye ntago navuga ngo yagize iki ntabwo nta nubwo yarwaye umva yararwaye bisanzwe yari afite ikibazo cyo kudahumeka neza tumujyana kumuvuza ku muganga w'abana bitategeka atwandikira imiti turamuhereza urebye yaje gupfa amaze no koroherwa yebawe mwihangane hanyuma icyo gihe byarabatunguye cyangwa Imana yari yabateguje Breze hangaha urumva twari dufite isezerano ko Imana izaduha abana babiri kandi irarisohoza kandi nta nicyo twayishinja ko mu byiza no mu bibi tugomba gushima yego yararisohoje ariko mu kugira ngo umwana atahe hano ngira ngo naye nabivuze kuri Zaburi nshya munsi mudutabara ntago Imana yabitubwiye ariko yabivuze mu marenga yego ngewe Imana yaransanze ndarota mbona ndi mu materaniro ndi kumwe n'umutware ariko mbona ya materaniro nyine hari abantu benshi cyane turi ari nge nawe turi kuririmbana indirimbo gusa abandi basa nkaho badushungereye nuko nyine turirimbana yandi mbivuga ngo mugende uko muri kose nta n'ibyago mutinya ngo mu mikombe n'imisozi no duca tujya ibwami twarayiririmbye rero afata igihe kinini muri rya teraniro ariko noneho nyuma yaho nyine nza kubona mbona abantu batangiye kuzana indabo yego aho numva ijwi rimbwira ngo umugeni harimo umugeni ntago nabyitayeho nabonaga turi mu bihe byiza nza gukanguka rero hagati aho nyuma gatoya nibwo Imana yadutegetse gusenga amasashe y'iminsi 7 ariko ntiyatubwira icyo tuyasengera yego umwana yatashye turi ku munsi wa 3 rero nta kinini kubera ya ndirimbo umwana amaze gutaha mwumva ari ibintu bintunguye irongera ingarukaho ndavane nta kundi burana ubushake bw'Imana mukomere cyane rwose nyuma rero yo gutakaza cyangwa se kubura ubuzima bw'umwana twavuga ko ari we bucura cyangwa se ari umuhererezi uyu munsi wa none wambwiye uti ndifuza kugira ikintu mbwira abakunzi b'umusaraba by'umwihariko abantu twagiye tugirana ibihe byiza byo gusenga ibihe byiza byo kubasangiza ubuhamya hari abantu benshi bagiye usubizamo ibyiringiro bitewe n'imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ku buzima bwawe by'umwihariko ubuzima bw'umuryango wawe wose harimo n'abana bagera muri 7 niba ntibeshye kereza ko ubuzima wanyuzemo wabunyuranyemo n'umuryango wawe cyangwa se n'abana bawe bose by'umwihariko umwana wawe w'imfura ari we byiringiro cyane ko mu biganiro byose twagiye tugirana wagiye tubwira ko igikorwa cyangwa se buri kintu cyose wajyaga gukora wabanzaga kumenyesha abana bawe ari naho wagiye utubwira uti hari n'ibyo abana banjye bambwiraga ariko ugakomeza gutinda cyane kuri byiringiro uvuga ko nawe ari umukozi w'Imana ko ibyinshi uri kugenda unyuramo hari n'ibyo Imana yanyuzaga muri byiringiro bivuze ko rero ubuhamya bwawe ndetse n'umuryango wawe muri rusange bwagiye bufasha abantu benshi kandi bishyigikiwe cyane n'abana bawe cyane ko bajya bavuga ngo umwana w'imfura buryo uyu mufite aba ari umwe mu batware cyangwa se aba ari umutware wawe mu gihe hatari umutware wawe ndagira ngo rero tuguhe umwanya mbere y'uko mu mwanya byiringiro by'umwihariko tubwire impamvu yifuje kuganiriza abantu cyangwa se yifuje kumenyesha abantu inkuru nziza impamvu nabyifuje nuko Zaburi nshya numva ni inshuti zacu kandi turabakunda twabagiriyeho umugisha ukomeye kandi mu byago tubanamo mu byiza mbo tukabanamo
cyane nanisegura urumva muri ibyo byose banyibye telefoni ntakaza abantu benshi nanifuza no gutumira abantu kubera ko mu bimwe Imana yagiye impa amasezerano yagiye mbwira ko izanyereka n'ubukwe bw'abana rero nta jambo Imana ivuga ngo rihere ushize nari ndi hano mfite umwana w'umuhungu nareze agiye gushyingirwa ariko yari umwana nareze ariko ngarutse nyine mbwira abantu ko ngiye gushyingiza imfura yanjye ariyo Byiringiro urumva rero mu byiza twagiye tubibanamo mu bibi tugomba kutubibanamo numva rero itangazo nta handi naritangaza ntabanje kuza kuri Zaburi nshya muri byose nanashima n'Imana kandi namwe mbashimira ko mudahema kutuba hafi amen Imana ijye ibaha umugisha Imana iguha umugisha mwinshi ni inkuru nziza cyane yo kwishimirwa nyuma y'igihe kinini Imana bigusezeranyije Imana itangiye gukora imirimo hanyuma Byiringiye yego mu rugendo rutoroshye wanyuranyemo n'umubyeyi wawe mu nzira zose yagiye atuganiriza wenda ko nzazabona icyo badukurikiye batigeze bakurikira ubuhamya bwa Mama Byiringiro bw'ubuzima mwanyuzemo wenda baze gukurikira baze gushakisha kuri Zaburi nshya baraza kubona ubuhamya cyangwa se bajye kuri Irakoze TV hariho ubuhamya bari buze kubikurikirana nyuma y'ubuzima bwose wanyuzemo wajya gutekereza ko iki gihe kizagera nawe ukaba umugabo ukagira umugore ukazanibaruka navuga ngo biba bigoye gusa narabitekerezaga gusa najya ndeba nkabona biri kure mu by'ukuri urumva bitewe n'ubuhamya mwumvise umubyeyi yagiye abaha cyane cyane nk'imfura noneho cyane cyane ku bana b'abahungu hari inshingano nawe wisangamo navuga ngo z'imburagihe rero izo nshingano rimwe na rimwe kuba wazigobotoramo ugasanga ni ikintu kigoye nkibaze se nzashaka biciye muri iyo nzira kandi mbona n'umubyeyi ese ndamutse nshatse aba bana ko mbona nawe byaba ari umutwaro ukomeye gikenewe kugira ngo niba ari indero bishoboka ko nk'umwana namufasha nkabona byari imbogamizi ikomeye nanaboneraho gushima Imana yabashije kumuruhura mbere kugira ngo nanjye bibashe kuncira inzira mu by'ukuri nyemerera nkoze iki kibazo mbere yuko wenda tuba turetse umubyeyi wenda ngo tumuhoreho gakeya aho umwanya umuntu udasanzwe mu buzima bwawe usibye ko nawe nawe ari umuntu udasanzwe ariko bagiye kumutera agapapu mu buhamya yaduhaye yatubwiye yuko rwose kuba agiye gushaka ngo wabimwemereye n'abarumuna bawe cyangwa se n'abavandimwe bawe kandi mwumva ko mubishyigikiye ntabwo nabikuruye neza ngo mbyumve nta nubwo ruri hafi yanjye kuko ngo abana b'abasore bakunda gufuhira ababyeyi babo cyane b'abagore cyane cyane iyo bitagenze neza ku babyeyi bombi akaba yatandukana n'uwo bashakanye ari we mubyeyi wawe agashaka undi bikunze kugorana cyane umwana akamubuza gushaka undi muntu kabisa wowe kuki wabaye wamushyigikiye ukamuterenga mu bitugu kugeza ubwo ubukwe buba nayo kurikiye ubwo ukuntu mwari munezerewe mwese kuki wamushyigikiye ikintu ndibuze kuvugaho ndabanza gutangira mbere na mbere nshimira mama mu by'ukuri Plaisir mama yabaye intwari mu bihe byose twagiye tunyuramo hari ababyeyi bitoroshye ko babasha kubinyuranamo n'abana narabibonaga icyambere twari abana benshi ku bwacu niba twaravuga turi abana 7 wongera abana barenga 4 yareraga urumva umuryango w'abana 11 ku mubyeyi udafite akazi utavuga ngo hari diplome afite ngo azajya kudepoza hano mu by'ukuri ni ikintu kitoroshye ndebye mu mateka buryo mubyeyi mu bushobozi bwe mu bumenyi bwe yari afite bushoboka bukeya yagiye aturwanira ishyaka mbona ko afite n'uburyo yakora ibirenze mbona uburyo mu myaka yari irenze 5 tugwagwana naho mu buzima bwa Kigali mu kwishyura inzu mu kwiga ko abana bose nagira umwana numwe birukana Plaisir nabonaga ari ikintu kitoroshye biza gushyikaho nanjye nk'umwana urumva hari ubushobozi buke bwashobokaga nabonaga nkaba namufasha ariko nkabona ntacyo bwamara ndebye imvune mama ayihura no ndavuga nti Imana imfashije nuko yamuruhura buryo umugore hari ubushobozi yagera ariko bikaba ngombwa hari igiti nk'umwana w'umuhungu namushingira bitandukanye nkuko yaba ari umutware we bituma mvuga ngo Imana iramutse imfashije ikamucira inzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikamwubakira byaba aruhutse ariko nanjye nkabona ko mu by'ukuri yaba induhuye Imana bite nuko narebaga nkabona nkuko nabikubwiye kuzuba ku buzima bwanjye bw'ahazaza bwite bwanjye
bizagorana mu gihe sa nk'ukiri mu nshingano navuga ngo zitari izanjye. Yego, donc wisanze mu nshingano zitari izawe kandi utabasha no gushyikira neza. Ntabasha gushyikira neza kandi ntabasha no kuzuza icyo zinsaba ngo byose mbashe kubikora. Wow. Mu by'ukuri birumvikana cyane ko mu masengesho wasengaga wisengera nko musore ugomba kuzagira avenir cyangwa se ejo hazaza heza, ntago wibagirwaga n'umubyeyi wawe ndetse n'abavandimwe. Perezida bajya bavuga ngo biragoye gutekereza hazaza none hataramera neza. Nasengeraga Imana cyane nsengera mama ko yabasha kumuruhura kugira ngo bimpe inzira yo gutekereza hazaza hanjye. Yego. Uvuga ngo wabanzaga umubyeyi mbere yuko nawe witekerezaho. Yego. Mu masengesho yawe no mu mpano Imana yaguhaye, iyo watekerezaga ko cyangwa se Imana yavugaga yuko igiye kuzamwubakira urugo, ibyo ni wabyumvaga gute, wabikururaga gute? Bo wenda ndaza kuhera ko nko mu myaka nk'ibiri ya mbere bitaragera ku rwego mbona nanjye ko akeneye kuruhuka. Hari ubwo nabanzaga kumva ko ntarabyakira. Hari ukuntu buryo umuntu avuye mu rugamba batarakira ibikomere neza. Rero icyo gihe nkumva ntago ndi kubyiyumvisha. Rimwe na rimwe nkavuga nese turamutse tumeze nkaho ntaho turi kuvura byumva nawe. Nkahorana impungenge cyane ko nahoranaga ubwo bamvuga ngo byambabaza n'ubundi nisanze nta mubyeyi wanjye avuye nta nahagize gute ntahagiye. Muri ibyo bihe byagiye bibanza kungora kugeza igihe natangiye kubyemera mu gihe naryamaga nkarota Imana ikanyuza mu nzozi, yewe ngera ku rwego nanjye itangira kujya ibinyuzamo. Ibyinshi nta nubwo nabimubwiraga, yagiye igibanza kubimbwira rimwe na rimwe simbyumve. Habone se Mana kuki nza gufata igihe cyo kubisengera kugeza ubwo Imana yanteguye muri jye nanagira umwanya wo kubisengera nanasaba Imana kugira ngo izabinyuze mu murongo n'abavandimwe banjye bazabyumva. Imana ishimwe cyane. Amaze kuza rero umugabo nakunze cyane kabisa Imana yahaye mama wawe, wamubonye ute, wabyakiriye ute, wabikuruye ute? Ndagira ngo utubwire amarangamutima yawe kuri sheri wa mama wawe. Icyo navuga mu by'ukuri pe navuga ko Imana nta kitakoze pe, kuko no mubyeyi Imana yatanze kandi pe navuga ngo ubona ko hari impinduka zikomeye mu muryango. Yego. No mubyeyi waje azanye nabo umubyeyi mu by'ukuri navuga ngo ndabimushimira kuko uyu munsi ngeze ku rwego mitanegura nanjye umuryango wanjye maze kubona ko umuryango wanjye aho uri utuje kandi utekanye. Donc kubugiye gutegura ubukwe n'ikimenyetso cyuko mama wawe amerewe neza rwose. Ndabishimye cyane kandi nshimiye Imana kubera yuko inshuro nyinshi usanga abantu benshi bakunda kuvuga yuko sinzi ikinyarwanda nakoresha, nyina wundi bamwita muka data cyangwa mukaso, papa wundi sinzi uko bamwita ariko ubwo ni ikinyurano cy'icyo ngicyo. Yego. Bakunze kuvuga ko ababyeyi bameze gutyo ngo bigoye cyane yuko barera abana nk'ababo, ariko iyo uhagaze nka gutya ukabihamya yuko yababereye umubyeyi aba ari ikintu cyiza kandi bikura n'umutwaro ku babyeyi bameze gutyo bari ku isi, kuko barahari benshi usanga baba barageze mu rugo umubyeyi asanze yarasanzwe afite abana agahora nyine afite iryo pfunwe ryo kumva ko abantu bamubona nk'umuntu udafata abana atabyaye neza, ariko ubwo bivuga gutyo ntekereza neza ko bifasha benshi bameze gutyo cyangwa se babayeho muri ubwo buzima. Reka twihute rero tujye kuri iki kintu. Nyuma yuko mama ashatse utekereza kuba wakubaka urugo, mu bigaragara ugeze igihe cyo kubaka urugo, ariko se ni igihe cy'Imana? Wumvisha ko ari igihe cy'Imana cyangwa wabonye Imana igiriye neza umubyeyi ndetse n'umuryango uravuga uti nanjye reka nitekerezeho? Icyo navuga ni igihe cy'Imana, ni igihe cy'Imana gusa. Jambo ry'Imana ryo rivuga ngo ibasha gukora ibite cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Yego. Bishatse kuvuga ngo ntabwo Imana ijya kure y'imitekerereze y'umuntu. Rero navuga ngo ni igihe cy'Imana bishingiye kuba nanjye nari maze kuba pose, umuryango maze kuba pose, shingiye ku buhamya ndetse no ku masezerano Imana bitanga, nkabona ko cyari icyo gihe mu by'ukuri. Yego. Mwabyiringiye ndagira ngo rero uze kumfasha nyine uduhereze iyo ntebe y'icyubahiro, ariko mbere ko igiduhereza uri kumwe na Byiringiro wagiye uduhamya utubwira yuko wagoye sheri wawe mu gihe yarakiri fiance, mwakundanaga akubwira ngo mwaka urugo ukabyanga kugeza n'ubwo Imana igiye iguha ibihano, urabyibuka?
hari abantu bashobora kuba baratekereje yuko kunanira Imana muri ubwo buryo kandi ari Imana igiye kukubakira ngo byakundaga kuba bishobora kuba bivuye ku bana bawe cyangwa se urubyaro rwawe bavuga ati nitumushaka niko kuri aya no kubeshya ntago ari ukubeshya Brezil buriya umugambi w'Imana yego nta kintu kibushaka kuburizamo kandi hano ntago nabura no gushimira Byiringiro ntago nabura kumushimira kuko twacanye mu bintu byinshi kandi bikomeye ariko nshima n'Imana yego mbwira n'ababyeyi bandi bahari nasize inyuma bahari nabo bibana bafite abana kugira ngo mbabwire ngo bakomere bamara gukomera basenge yego nshimira Imana ko wenda se muri ubwo buzima yarasengaga yego ari umukozi w'Imana cyane kuko urumva nageze igihe ngenza nkaho ncitse intege ariko wagira ibyo byo gusenga ko ntago byari byoroshye yego ibibazo byari byinshi cyane kandi noneho urumva harwana ishyaka ryo kugira ngo bene nyina batamenya ibibazo dufite ahubwo akaba ari we nyine kandi nawe nkabimuhisha ariko akamba hafi kugira ngo amenye ikibazo gihari rero aho ngaho niho nshaka kukubwira ngo warumbajije ngo byagenze gute mu bana Imana ni umukozi w'umuhanga irategura ikintu cyose uzajyamo Imana itakirimo kizakugora ariko ikintu ugiyemo Imana muri kumwe irabikora nta mwana wigeze andugora ikintu Imana yarambwiye ngo nzasura abana bawe Brezil igihe cyageze najya kubona habona nk'umwana hamushikiwe akampamagara ngo mama naraye ndose inzozi ese warose gute unarose se washyingiwe ngo abantu bahari ngo bicyangugu nyine akanya nabwira inshuti zanjye hamwe ni mu nsengero wasanga ngiye gupfata ihoya noneho umutoya nafite umuhereza akavuga ngo kandi Imana yarabivuze numva nanjye ngo cyajye mu materaniro undi nawe akaza akambwira inzozi zisa nkazazi mvuga ngo Imana yari yarabateguye mbere ntago kugira ngo Imana impe kiriya gihano cy'uburwayi cyagihe ntago ari abana ntago bangoye ko gihe cyaranageze turicara Imana idutumaho n'abana turi kumwe na Byiringiro Imana irambwira ngo ninjye wahemukiye abana ko gihe cyarageze Imana idufungira ingiro byo kurya kuko ntago byari byoroshye kubera ibikomere ntago nasuzuguraga Imana ahubwo narebaga ahantu mvuye igihe maze muri ibyo bihe havanga ubuse nakongera kubyisanga yego nkasaba ibimenyetso byinshi birenze urugero kugeza rero ubwo abantu baje kunyicaza pe baranyicaza abakobwa banjye barambwira ati mama fata umwanzuro kandi tuzagushyigikira muri byose kandi bizagenda neza rero aho niho abana bambohoreye noneho nuko yarasengaga mba hafi cyane amateka n'ubuzima byose yarabizi nta nubwo nabura no kutamushimira ko yambaye hafi cyane yambaye hafi burya hari igihe ugiyemo bigakenera kubona umuntu rero narebaga ubupfubyi ibibazo byinshi ntambara iki ariko nareba uburyo mba hafi ati hangane tugasenga nanarwara akandwaza kandi igihe narwaye cyane arandwaza akansengera rero aho ngaho niho navuga ngo gushaka kwe nanjye numvaga bitewe n'amateka yanjye numvaga nifuza ko abana bajya bashaka bafite imyaka myinshi yego ko ndebye imyaka nashatse mfite nk'uyu namubyaye mfite imyaka 17 rero yari umuruho muremure mvuye mu bupfubyi bw'imyaka 10 noneho n'urugo ngiyemo bibaza ubwo numvaga ngiye cyifuzo mfite ari uko bashaka nka 30 27 gutyo ariko nkimara no kubimbwira byarangoye kubyakira ndababara cyane ko afite imyaka mike ariko nsenze Imana irambwa ngo nicyo gihe kandi uko ndebye umuruho ko yarushye ari muto yafashe inshingano zacu kutuba hafi ari umwana rero izo nshingano noneho yafashe nkumva nanjye ko yaruhuka ariko nsenze Imana irambwira ngo reka umwana nicyo gihe bibwiye umugabo nti ko umwana mbimubwiye mbwa nti wamfasha ukamumfasha akabaretse arambwira ati hoya afite ubwenge kandi afite ibitekerezo afite kureba kure reka nawe aruhuka ajye kubaka umuryango rero Brezil Imana n'umukozi w'umuhanga nanjye ubu mfite ishimwe ndanezerewe cyane kandi nshima nuko buriya igihe naciyemo kitari cyoroshye cy'imyaka 4 cy'uburwayi nshima n'Imana ko ikintu nshimaho Imana cyane nuko yamuhamagaye yaramuhamagaye kandi imuhugabira umurimo wayo karyana ndwara sinshobore kuvuga ngo nta kintu undi muntu nsengera cyangwa nagira ikibazo ndamuhamagara ko ndabyibuka n'umwana arwaye ari muri koma yenda gupfa naramuhamagaye ndamubwira ngo ngwino usengera umwana kandi asenze umwana arazuka rero buriya nabwira umubyeyi wese kugira ngo ajye asenga ntabwo byoroshye byibura mu bana ufite
hagira umwana byibura usenga Yego. rero yagiye ankomeza twabanye mu buzima bugoye ati mama ihangane mu gushaka baranshyigikira baranshyigikiye barambohora kandi aho nshakiye ubuzima burahinduka Imana ishimwe bya bindi nibwiraga za mpungenge nabo bari bafite urumva we n'umwana w'umusore naburaga nawe muhera mbimubwira Imana ikambwira ati nzabimwibwirira urumva yaramusuraga nawe burakabura uko abimbwira mukabihishanya ariko ku musayi Imana bashiki baranyicaza bati mama byakubayeho natwe ejo byatuba rero kandi aho tuviriye muri ubwo buzima usibye ko burya umuntu ukiri mwisi abacyambaye umwambaro w'urugamba yego ariko ibyagezo biratandukanye yego pe rero urugo Imana yampaye ntabwo nabura gushimira Imana shimira n'abana kuko babimfashijemo bakanshyigikira kandi bakamba hafi kandi shimira n'umutware rwose iwacu ni amahoro ni inshuti ze arabakunda kandi arabyishimiye cyane n'ubukwe rwose arabwishimiye cyane Imana imuha umugisha mwinshi n'umuntu w'umugabo cyane agira ibitekerezo byagutse biri hejuru cyane kandi Imana imukomereza amaboko nyemera rero turi buze kongera kukurarika ugaruke yes murabona ko Uwiteka ari Imana igira neza cyane uyu nkumi isa neza mwayibonye ariko ako abantu badukurikiye ari abasore bagende gakeya bamenye ko ibintu byamaze kurangira reka nakire Byiringiro rero adupresente uyu mwari yego ariko se nkuwegeraho gakeya nabona gutegereye mama wari kubona noneho banza murakoze cyane nkuko nari nababwiye nari mbafitiye agaseke kari gapfunyitse bafite umuntu udasanzwe yego uyu akaba ari sheri wanjye twenda kurwubakana cyane yego akaba yitwa Bazizane Sandrine ya ndumva ibyo ngibyo ari byo ni umukristo nawe akaba asengera hariya kuri ADPR ku Mukenke Sandrine ko ari mwiza cyane ra murakoze cyane umva rwose waritegereje neza kandi Imana yarakoze kuguhitiramo nanone Sandrine uraho neza Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbaza meze neza yego meze neza ko wishimye cyane nkunda guhora nishimye nta bintu bijya bikubabaza mu isi biba bihari ariko ntago ari ngombwa ko buri gihe ubabara biba ari byiza ko buri gihe uhora wishimye ubwo si uhuye n'ibintu bikubabaza bigenda bite iyo mpuye n'ibimbabaza mbabara akanya gatoya bonda ndi masegonda nkaba nabyibagiwe nkishima Imana ishimwe rwose hanyuma ndagira ngo udusurize abantu badukurikiye ubibwire neza birambuye kuruta uko sheri wawe atwibwiye tuze kuganira ubu ngiye gukubita ibibazo bihagije kabisa ariko ndabona biteguye kunsubiza ndabyiteguye murakoze cyane amazina yanjye ni Bazizane Sandrine yego nk'uko yabivuze ni ngesheri we nishimiye kubana namwe nishimiye no kubana na Zaburi nshya cyane ko ni umunsi wa mbere najyaga nkunda gukurikira ibiganiro ariko nanjye ntarahigerera uyu munsi nahigereye murakoze cyane Sandrine ngiye kukubaza ibibazo bimwe na bimwe ntari buze kubaza Byiringiro wenda na Byiringiro ndi buze kumubaza ibye ariko byose nibiza gutuma abantu bamenya umuryango mushya Imana igiye kutwubakira hariho kuri Zaburi nshya inshuti nyinshi cyane za mama Byiringiro abantu yagiye asengera abantu yagiye akomeza abantu yagiye asubizamo imbaraga bigatuma barongera kwegera Imana ku buryo benshi bashobora kuba barahize baravuga bati uko byagenda kose mama Byiringiro ni umuntu Imana iduhaye nk'umwe mu muryango buriya ijambo ry'Imana rivuga Kristo yari amabwiriza ubutumwa bwiza muravuga ngo bene so baragushaka Yesu aravuga ngo bene wacu n'abantu usangira ijambo ry'Imana bivuze ngo hari igihe umenyana n'umuntu kubera Imana mukaba bavandimwe kuruta n'abantu muhuje amaraso rero ugeze ku muryango mugari cyane wa Zaburi nshya ufitanye isano rikomeye cyane na mama Byiringiro cyangwa se nugiye kukubera umubyeyi mwiza cyane bivuze ko mu kiganiro cyo kugirana kiribuze gufasha umuryango mugari wa Zaburi nshya ruri buze gukomeza muri buze kurukomezanyamo na benshi bari buze kudukurikira uyu munsi wa none nendaga kukubaza Sandrine nk'umwana wakuriye mu itorero niba ntibeshye ubuzima bwawe bwo kuba umukristo watangiye kubuhuza
no kurambagizwa ryari? Murakoze cyane. ubwo nkubajije nk'umukristo ariko kubera ko hari igihe umuntu nyine atangira gukundana ariko ukabona ntabwo ari urwo rukundo si urwa gikristo. Murakoze cyane. Navuga ngo ntabwo nakunze gukundana cyane. Yego. Ntabwo nakunze gukundana cyane, akenshi nirindaga kubijyamo. Nirindaga gukundana kubera ko natekerezaga ko nahuriramo n'izindi mbogamizi zitari nziza. Wenda kubera ko nabonaga abana b'inshuti zanjye b'abakobwa rimwe na rimwe babyaye, njyewe rero nkagira ko nkavuga ngo ese nicyo gihe cyo gukundana koko, cyane ko nangaga kwijandika mu nkundo hakiri kare nkiri umwana, kandi nkabona ko ndamutse nijanditse muri izo nkundo hakiri kare n'ubundi nta gahunda baba bamfitiye. Bigatuma rero ntakunda kujya mu rukundo cyane, nkavuga reka ntegereze buri gihe cy'Imana nikigera nzakundana. Cyane ko hari n'abandambagizaga nkabanga, uvuga ngo ese nimpuriramo na biriya ko ntakizera umuntu 100% ko ntazajya muri za ngeso mbi, ko ntazamenya imico yari asanzwe afite ngo mbashe kuyikontorora njyewe ubwanjye, bigatuma rero mbyihorera nkatuza. Yego. Igihe rero cyo gutangira kurambagizwa ukaba wakwemera umuntu mugakundana, wenda bura kurambagiza abantu benshi bajya babyumva nabi. Imana ntago ijyanga kuba warambagiza umuntu mugakundana, igihe cyagera mugatandukana ugashaka undi ukamurambagiza. Bura kurambagiza nicyo bivuga no kugira ngo urebe wese urebe ko umuntu mushobora kuba mwazabana, wabona bidakunda mugatandukana. Mbere yo guhura na Byiringiro wari umaze kurambagizwa n'abasore nk'abangahe? Wenda mwamaze kugendana urugendo rw'urukundo n'abantu nk'abangahe? Birakoye kuba nabisobanura, ariko navuga ngo nk'abakobwa. Yego. Abantu benshi barakurambagiza, ariko nko bakurambagiza ntago ariko bose ubemera. Hari uwenda twashoraga kuba namwemereye urukundo, ariko nabona imyitwarire ye aribwo tukimenyana, bigatuma mpita mbireka, bigatuma mpita mbivamo. Rero navuga ngo ntabwo nakunze kujya mu nkundo cyane. Ntago nabikundaga. Yego. Uwo mwamwarageze kure mu rugendo rw'urukundo, byagenze gute kugira ngo mutandukane, cyangwa se byatewe n'iki? Utekereza ko mwamwarageze kure, ko hari igihe ukundana n'umuntu mukagira nka wenda mu gihe cyo kuba mwakwerekanwa, cyangwa se mukagira ahantu ushobora kumwereka ababyeyi ariko bigahita bipfa, ari Imana ibyishe, cyangwa nawe ubonye akantu ubona ko uwo muntu atazakugeza mu bwami? Murakoze. Ntabwo uwo twakabije cyane twamaranye umwaka. Yego. Ariko nawe mbonye imico, ubwo kumarana umwaka ntago navuga ngo twari muri relation cyane. Nabonaga imico ye ntabasha kuyihanganira, cyane ko wenda njyewe ntago nakuriye mu bukristo, nakuze ndi umukatolike nza gukizwa nyuma. Rero nabonaga imyitwarire afite, nkabona njyewe nubwo nari ntarakira agakiza neza, nabona imyitwarire afite nkabona itazatuma hari ahantu ngera, nkabona nazajya mu nzira mbi, cyangwa se nkabona nawe nta gahunda ihamye afite, bigatuma rero mwihorera. Ntago kwa kundi wenda abakobwa bakunda kubigenza, cyangwa abasore rimwe na rimwe, ntago twashwanaga, ndanabyanga. Burya niba wari umuntu muri inshuti, irinde ko mwatandukana umwe atanyura ku wundi ngo amusuhuze. Rero navuga ngo twatandukanaga neza, namugenzaga gake, ubwo nabigendagamo gahoro, tayari nawe niba umuntu mumaze ukwezi mutavugana cyangwa amezi 2, nawe yaribwirizaga, yahitaga amenya icyo gukora. Umutakiri mu rukundo. Yego. Ndagira ngo nibarize Byiringiro rero, nk'umwana wakuriye muri buriya buzima, amahirwe dufite nuko nyine twabashe kugira amahirwe yo kumenya ubuzima wakuriyemo n'umuryango, wigeze ugira igihe cyo kuba waba muri relationship kugira ngo wenda ujye ugira n'ahantu ho kuruhukira? Byaragoranye buriya amateka ni ikintu gikomeye. Navuga ngo ni ikintu gikomeye kuko mbere na mbere nari mfite experience, nabanje kugira experience mbi y'urugo. Nahoranaga ubwoba, nkavuga nti watifu nisanze mu byo nabonye,
navuga ngo byantwaye igihe kinini Plaisir ku buryo numvaga n'umuntu nzahura nawe bizagorana. Sandrine nawe tujya no gukundana nabanje kubimubwira ndamubwira nti ndi umuntu gukundana nawe bigoye. Ndabona ni suko ndi umuntu mubi suko ngoye hari background yanjye ituma hari uburyo bigoranye kumenya uburyo nahura n'umuntu ubasha kubisupporta. Rero navuga ngo ntago byanyoroheye, byatumye mbigendamo gake cyane pe, kuko urumva nabaye mu buzima nisanga meze nkura imburagihe, bigatuma rero mvuga nti ngomba kubigendamo gake buryaho kugira ngo nzicuze nagenda ntinze. Yego. Waje rero guhura na Sandrine gute? Ni gute waje kwisanga ubwa buzima bugoranye, rwa rukundo rugoranye, kwa kuntu nyine watekerezaga ko bizakugora ukaza kwisanga muri Sandrine ku rwego uyu munsi wa none mu gihe ukora ubukwe, byaje bite? President Sandrine ndaza kubabwira ikintu navuga ngo gisa nk'igitangajemo. Sandrine nubwo tugiye kubana ubu tumaranye imyaka 5 dukundana. Oya. Yego no gukabye. Tumaranye imyaka 5 dukundana cyane rwose. Uzikora amateka. Tumaranye imyaka 5 dukundanye. Navuga ngo mbere na mbere nabishima Imana. Buriya ntihazagira umuntu ugufata ngo akubeshya kubwira ngo bigenda gutya na gutya ngo mu rukundo uzagira ibintu Nyagasani ubikora. Nabonye Imana itabibayemo nta bwenge nta experience yakora. Cyo navuga mbere na mbere nuko burya mu rukundo habaho guhura hakabaho kugira ibyo muganira mugahuza. Rero uko igihe cyashiraga navuga ngo ntago navuga ngo uko biri strong today niko byari biri icyo gihe, ariko uko igihe cyashiraga cyane ko amateka menshi yo mu rugo arayazi. Rero nabonaga uburyo agenda abyitwaramo, kuko nanjye urumva sinigeze musaba kumba bugufi, ariko nabonye igihe natangiye guhura nawe muri za challenge naburanaga nazo za famille, ubuzima bwo gushakisha, niba duhuye kugira support umubyeyi, ndi kujya mu gukora ibiyede, ndi kujya kwikorera imbaho, ubwo buzima bwose yarabuze. Rero nareba umwana mukobwa sometime ari n'igihe yaje arambwira ati mfite umuntu uri untesheje umutwe ushaka ko tuba mariye. Inshuti ze zikambwira ati ari kuriya muntu mukundana ubona gutya. Icyo gihe ubuzima ntabwo bwari bworoshye Plaisir, uribuka n'ubuzima waje icyo gihe duhura mu rugo turimo. Kenshi nabaga nagiye Kicukiro kwikorera imbaho, ubundi ugasanga nagiye mu gukora akazi k'ikiyede. Akenshi n'ubuzima butari bworoshye pe. Rero agahura n'umuntu ufite ubuzima burenze ubwo ufite, ubona ko afite byinshi byagatumye amusanga akagusiga, ariko ukabona umwana w'umukobwa arabyirengagije. Ntabwo ari bose babikora. Yego. Rero burya mu buzima umuntu cyambere abakeneye ni umuntu umwakira. Buri muntu kwakira ubuzima gusanzemo akabasha kukwihanganisha, niba ngombwa akakwihanganira, umuntu aba ari umuntu ukwiriye wo kugumana. Yego. Icyo gihe mwarakundanaga cyangwa mwabanaga bisanzwe nk'inshuti zisanzwe? Sandrine navuga ngo icyo gihe twarakundanaga. Yego. Navuga ngo n'ikidasanzwe twahuriye mu buzima bigendanye n'imikorere icyo gihe nawe n'ubuzima yakoreragamo hafi yo ku rusengero hari arwanya Rugenge. Bibanza gucamo iminsi mikeya tumenyana, ntago twatindijemo, hashizemo nk'amezi nk'atatane gutyo ntaramubwira ko dukundana, ariko muri bwa buzima twahuriragamo busanzwe nibwo naje kumwerurira. Yego. Rero ibyo byose nakubwiye twaramaze gukundana. Yego. Ubuzima bwanyu ni isomo rikomeye cyane, umuntu dukurikiye, urubyiruko rudukurikiye bakwiye kwigiraho cyane mu magambo uri kugenda utubwira, kugenda numvamo amasomo umuntu wese akwiriye gushingiraho. Ariko mise nibaza kuri Sandrine, biragoye cyane ku bakobwa b'iyi minsi gukundana n'umusore uri mu buzima bugoye. Nkurikije igihe naje kurebera Mama Byiringiro, ndumva safe presque 4 ans, imyaka 4 ndumva irashize kabisa tubonana bwa mbere. Kuko numva twarabonanye covid itaraza. Covid yari itaraza kandi urumva igihe gishize. Urumva birajya kungana neza n'igihe mwamenyaniye na Byiringiro. Bivuze ngo ubuzima nabasanzemo bwari ubuzima bugoye kandi bukomeye cyane, imibereho itoroshye. Ndibuka inzu twabasanzemo ahantu hejuru, imvura igwa cyane kabisa. Ndabyibuka nabonaga ari ibintu bitoroshye. Sandrine, guhura n'umusore nk'uyu nguyu ukamukunda mu bigaragarira amaso, umuntu wese wabireba, samakabya nkuru, umuntu wese akurebye abona ko uri umukobwa mwiza w'uburanga, abantu bose bareba bakaba bakwifuza. N'ikibazo nawe ugeze kukubaza nyuma y'akametena nakivuga, umuntu wese atayibaza impamvu tutakubonye muri Miss Rwanda kugira ngo tunagutore.
wibajije ikibazo ko 98% y'abakobwa badakunze kubasha kurezista ku basore cyangwa kubaje kubarambagiza bafite ubushobozi mu gihe bagusanganye n'umusore udafite ubushobozi? Niki cyabikubashishije nkuko Byiringiro bivuze? Murakoze cyane. Njyewe icyambere nagenderagaho ntago ari amafaranga. Ntago nagenderaga ku mafaranga, ntago nagenderaga ko umuntu aje gutya nyiyereka. Kubera ko akenshi hari uburyo nabonaga nk'umuntu ufite amafaranga uburyo yitwara. Rimwe na rimwe nkabanza gushidikanya nkavuga ngo birashoboka ko nshobora gukundana n'umuntu nubwo yaba ari mu buzima butoroshye. Uyu munsi ubuzima bushobora kuba butoroshye ariko ejo ubuzima bukazagenda neza. Rero natekerezaga hari akantu nakundaga kwigiraho ngo umukobwa yanze umuhungu ufite viziyo, akunda ufite televiziyo, abona noneho wa musore ufite viziyo muri televiziyo ya wa wundi yashakaga. Sinzi niba nkavuze neza cyane uko kari. Gasubiremo numve numva kashobora kuba gafite imbaraga. Umukobwa yanze umusore ufite viziyo. Yego. Akunda ufite televiziyo, none habona wa musore ufite viziyo muri televiziyo ya wa musore yashatse. Yego. Cyane cyane rero nibyo nagenderagaho, navugaga ngo uko byagenda kose ubuzima bushobora kuba butameze neza, cyane ko nagiye mbibona hanini ubuzima bushobora kuba butameze neza uyu munsi ariko ejo ubuzima bukagenda neza. Yego. Biragoye cyane kubyumva ko abakobwa muri kino gihe, ntabwo navuga abakobwa b'iminsi, ahubwo abakobwa muri kino gihe ubuzima ntabwo bworoshye. Umukobwa akwiye gusohoka, niba agiye mu mujyi akagenda asa neza, ibintu byarahenze. Ushobora kubwira umubyeyi uti nabuze akambaro ko kwambara, ugasanga ntafite ubushobozi bwako cyangwa se afite inshingano nyinshi, akaba yakubwira ati yaranje ushakisha ubuzima. Wanagize bitewe nuko ufite umusore ugukunda kandi ufite ubushobozi, akakugura ku kambaro keza, ku gakote keza, ku gakweto keza, ugahora usa neza mu gihe ugiye muri korali muri ku rusengero, ukaba wambaye neza bijyagizwemo uruhare n'umusore, mbese ukabaho ubuzima bumeze neza mu gihe uri gukundana. Kandi abakobwa benshi ugasanga ubwo buzima barabusangiye cyangwa se baranabiganira. Izo mbaraga ziri externe zashobora kuza zikakubitaho. Umukobwa akavuga ati nasohokanye na sheri, nsohokanye aha, umukunzi yangura aka telefone kameze gutya na gutya, wowe kwibuka yuko Byiringiro yagiye guterura imbaho, yagiye gukora ikiyede. Ibyo bintu wabashaga kubimanaginga gute mu mitekerereze yawe mu isi turimo uyu munsi wa none? Murakoze cyane. Impamvu ntari kubitindaho cyane, kuba hari uwasohokanye n'undi numvaga ko igihe cyane kitaragera. Kandi ikindi nkaba narakuze nkunda nanjye kwigira. Muri icyo gihe nawe nubwo yabaga ari mu guterura imbaho, nanjye hari akazi nabaga ndi gukora. Bivuze ngo birashoboka ko ari njyewe nanjye namufasha, nubwo nawe yamfasha ariko nanjye nkaba namufasha mu buryo runaka. Rero nanjye nkaba narakundaga kwigira cyane. Nkaba numva ko niba ari ugusohokana, nimba nabonye amafaranga nanjye nakisohokana cyangwa nawe nkamusohokana. Rero nakundaga gukora cyane, ntago nari kubitekereza. Nkavuga niba ari imyenda, niba ari inkweto, birashoboka ko nanjye nakora amaboko mu mufuka, bya bindi nkabyiha aho kugira ngo mbitegereze kuri we ko yabimpa. Imyaka 5 ni myinshi cyane umukobwa akundana n'umuhungu. Ku bakobwa, umusore we mwamarana n'10 mugikundana agishakisha ngo arebe yuko hari icyo yageraho, ariko bikunze kugorana cyane ko umukobwa yakwihanganira imyaka ingana gutyo ukimutereta mugikundana. Inshuro nyinshi hari n'igihe utinda gato, umukobwa akubwira ati ndabona rwose hari uwihuta, wihangane ntabwo nari nkwanze, reka nigendere. Niki cyatumye utegereza kugeza uyu munsi wa none, imyaka yawe 5 ugikundana na Byiringiro? Murakoze cyane. Cyangwa se uraza kunkosora, ariko nzi ko abakobwa benshi aho hantu inshuro nyinshi bikunze gutuma bahusha intego, cyangwa se bikunze gutuma batakaza urukundo rw'imwimerere bagashaka abihuse bitewe nuko umusore bakundanaga akomeje gutinda. Murakoze cyane. Nanjye hari igihe byambagaho.
muri iyo myaka 5 nubwo nawe yabaga ari mu buzima bubi ntago bivuze ko hari abandi twahuraga n'abandi nahuraga n'abandi ari abafite amafaranga ubona ko bayafite banafite n'ubushobozi banafite n'ubushobozi bufatika ariko nkareba ese niba hari uwo nahaye promise ndavuga niba naramuhaye promise byanga byakunda ngomba kubahiriza rya sezerano namuhaye nkavuga ngo uko byagenda kose birashoboka ko baza ese ko ntangiye kwivuguruza ese nabwirwa n'iki niba wa wundi tugiye kubana tuzabana mu mahoro ese nabwirwa n'iki nubwo mbona ubushobozi buhari buri kimwe gihari nabwirwa n'iki urwo rugo ngiye gushakamo bigatuma rero nihangana nkavuga reka nongere mwihanganira hari nk'igihe nihaga igihe nkavuga ngiye kumwihanganira no mwaka ariko nushira nzaba nabivuyemo bikagenda gutyo umwaka washira atari ko wakongeye ukihangana kutamenye nkongera nkihangana gutyo wow yego warakoze kwihangana kandi bavuze ngo wihangane ngo arye ibihiye yego Byiringiro arihangana ni wowe nkomeza kubaza cyane kubera yuko Byiringiro yisanze mu mateka atari meza kandi inshuro nyinshi abakobwa bakunze kubihora abasore kwisanga mu mateka atari meza ibyo nimbivuga ndavuga na vice versa ari umukobwa nawe yisanga mu mateka atari meza ugasanga nawe arabizize mu rugendo rwe rw'urukundo ariko nshaka kwibariza Byiringiro yaba yarigeze aguha amateka y'ubuzima banyuzemo n'umubyeyi we uburyo ya mama we yashatse umubyeyi akamumera nabi bwa buzima bwose batubwiye waba warabashe kumenya cyangwa yihagazeho nyine nk'umugabo urimo uratereta nanjye nkunda kubaza ibibazo byinshi nanjye hari ibyo narebaga rimwe na rimwe nkamwibariza akansobanurira ariko nkavuga ngo niba yaranyuze mu mateka atari meza ntago ari we wabihisemo n'undi wese yabyisangamo aba niba n'undi wese yabyisangamo rero niyo mpamvu ntakwiye kumuhora yego ushobora kubitekerezaho ariko kongera ukareba ariko buri muntu arivukira yego papa we bishobora kuba byaragenze kuriya ariko kuri we bikaba byahinduka yego cyane ko yanasengaga bibona ko asenga wow Byiringiro aha hantu numvaga nifuza ko uhitsa ntabwo byagutwaye imbaraga nyinshi kugira ngo wumvishe umukunzi wawe yuko Byiringiro ari Byiringiro atandukanye n'amateka yanyuzemo icyo navuga kuri icyo kibazo buriya nabonye mu rukundo Prezi ikintu gikunda kugora abantu ni mu gihe ukundana n'umuntu urimo abantu babiri yego ugasanga buriya urukundo iyo rwajemo amabanga menshi rurakuvuna niyo mpamvu nakubwiye ngo nugira amahirwe ukabona umuntu ukwakira ukuri ibiri ngombwa akakwihanganira uwo muntu aba ari wo kugumana ntago byangoye kuko nabohokeye Sandrine ubuzima bwanjye sinagira amabanga muhisha ndavuga nti nkeneye umuntu uzanyakira uko ndi tazanyakira mu kinyoma hari abantu mu nkunda z'uyu munsi babana mu kinyoma kandi ntabwo biramba rero ntabwo byangoye kuko hari uwo ushobora kubibohokera mugani bitewe n'impamvu ze bwite runaka cyangwa se hari inkundo za business yamara kumenya ko icyo ashaka aho ngaho atari bukironkere agakuramo akarenge hakiri kare icyo navuga rero uyu munsi ntago byigeze bimvuna naramubohokeye nsanga nawe ni umukobwa utari umwasama yego yemera ko urwo rugendo turukomezanya wow Imana ishimwe cyane nafite ibibazo byinshi byo kubabaza ariko nk'abantu bari gutegura ubukwe reka nse nkubigabanyaho gatoya ariko sinabura kukubaza Sandrine wamubonyeho iriye tandukaniro n'abandi bakobwa Sandrine ikintu cya mbere namubonyeho navuga ngo ni umukobwa w'umunyabwenge ni umukobwa w'umunyabwenge kandi navuga ngo utihuta kutihuta mvuga bajya ngo hututi byari bihumye ibintu byabigendamo gakeya rero nicyo kintu cya mbere namukundiye
urumva ubwabyo niyo myaka 5 yuza kuba hari wari kugusaza ku buryo wari kwisanga no mu kiyede mubanye mukarara munsi cyane hari kuntu usanga abakobwa bagira ngo nyine bo bakagira ngo ni nk'inyanya nibarara baragaga agahora kuri pressure avuga ati biragenda bite nabonye n'umukobwa utuje pe rero nicyo kintu cya mbere namushimira kandi azi gukunda pe ni umukobwa w'umutima icyo kintu cyatumye numva ndi safe mu buzima nanjye kuko nisanze ndi muri challenge z'ubuzima ariko mu rukundo ndatekanye. Imana ishimwe cyane. Imyaka 5 buri umaze kugira icyizere cy'urugo rwiza. Imyaka 5 irahagije kujya umaze kumenya umuntu mugiye kubana. Sandrine kugira ngo rero umupresente famille yamwakiriye gute byagenze gute? Murakoze cyane. Famille yamwakiriye neza. Yamwakiriye neza, yarabyishimiye kubera ko nabo bubaha amahitamo yanjye. Ninda guhitamo ariko yo nahisemo ugumba nahisemo. Yego. Imana ishimwe cyane. Birumvikana kwa Byiringiro yamwakiriye neza cyane. Niba ndareba mu Byiringiro nkari buryo ari kwisetsa abana ko bikose ibintu ni sawa cyane. Mumaze rero kwemeranya ko mugiye kubana cyane ko mwamaze imyaka 5 mwarabyemeranyijeho mu rugendo rutari rworoshye rw'imyaka 5 rurimo challenges nyinshi nkuko mwakomeje kugenda mubitubwira. Imbarutso none yo kuvuga ati ubu none tugiye kubaka urugo byaje bite? Urumva umwaka wa mbere biranze, uwa kabiri biranze, uwa gatatu urero Sandrine yarageze avuga ati noneho yeka Imana ubu nta bazongera kumubwira sinzongera kubaza ati niryari byaje gute rero. Ikintu ndibuze kuvuga rimwe na rimwe mu rukundo plaisir ari abantu bagira ngo gushinga urugo bizasaba kubanza gutegura amanyubako runaka ngira ngo nyine wari murategura. Oya icyo naza kuvuga mbere na mbere nababwiye nk'imbagamizi nahuraga nayo bitewe na challenges z'umuryango. Iyo yari impamvu ikomeye nari ngifite. Na nyuma yuko bagize umuryango haje hazamo ama challenge y'ubuzima nkabona ko nyine abikiri ikibazo. Ariko navuga ngo maze kubona ko umuryango maze kuba pose nyine mbona ko bamaze kuba ubuzima bwakunda ntahari. Natangiye gutekereza ku buzima bwanjye. Nyuma kubutekerezaho navuga ngo influence ya mbere cyangwa se n'icyamotivatinze kuba nahita ni Maria. Nuko nabonaga mfite umupartner duhuza. Yego nizeye kandi mbona ko ntashidikanya kuba nagira umugore. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Icyo kintu nacyo ni irindi somo ku basore n'abakobwa mudukurikiye. Ikintu gikwiriye gutuma wubaka urugo n'umuntu muhuje urugendo kuko inshuro nyinshi ari abakobwa bubaka urugo kubera ko imyaka yabajyanye akavuga ati cyangwa se na pressure y'imiryango cyangwa kubera abandi babona barashatse barantanze ugasanga ni ingo za competition. Umukobwa twakundanye ambwira ko ntazibagirwa arambwira ati abakobwa twakoranye bose bamaze kubyara. Yarabuze ahantu ahera ambwira yuko nimo ndamutinza ariko byaje kurangira n'ubundi aciyeho. Ariko urumva hari abantu benshi bubaka ingo kubera pressure y'ibindi bintu biri outside yawe. Ugasanga umuryango gukizaho pressure, imyaka ufite, ibintu bigiye bitandukanye. Ariko byari bikwiriye yuko muri bakurwo kuko yabonye umupartner mwiza akabona ko ari igihe gikwiriye yuko babana. Ndagira ngo rero twinjire mu bukwe. Sandrine, ubukwe bwanyu buteguye gute kugira ngo n'abantu bariho abantu benshi bicaye bavuga bati mutubwire mwadutindiye mutubwire uko ubukwe buteguye natwe tuyo dushaka imikenyero ndetse n'amakoti. Buteguye gute? Ubukwe burateguye cyane iyo ubukwe buteguye n'Imana iburimo byose biba byiza bigenda neza. Nabatumira rero ni vuba cyane nawe araza kubibabwira ariko nakifuza ko buri wese yaba hari. Murakoze cyane. Imana igumugisha mwinshi. Reka Byiringiro atubwire uko ubukwe buzagenda, atubwire igihe ubukwe buteguriye, amasaha, ahantu, atubwire n'icyo bisaba, niba ari n'imyenda, niba runaka rikenewe twe turishaka. Yego murakoze cyane. Icyo navuga ubukwe bwo tumaze igihe tubwiteguye.
twafashe igihe gihagije cyo kubisengera ubu Yego. ni igihe cyo kubimenyesha abantu bakazataha iby'Imana imaze igihe itegura yego cyo navuga umurenge cyangwa se mariage civile izabera hariya i Nyarugenge ni ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu ni amasaha asanzwe gusezeranya sinumva rejo mundi N'ejo bundi. birahari urumva ni mu kwa gatanu navuga ngo dusigaje ibyumweru 2 gusa yego ni ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu yahama ibigendanye na mariage ubukwe bwo bundi buzabera ku Gisozi ni ku itariki 19 yego nazo z'ukwezi kwa gatanu yego ni hariya ku Gisozi kuri Romantic Garden ibigendanye no gusezerana mu rusengero imbere y'Imana ni hariya kuri ADPR k'Umukenke yego gusezerana imbere y'Imana ni mu masaha ya 8:00 ibigendanye na doti zatangira saa 3 hariya k'Umukenke na reception no kwakira abantu bose babujemo bizabera kuri Romantic Garden guhera saa 10:30. wow mumva ko ibintu biteguye neza kandi cyane ku itariki 2 hazaba umurenge hanyuma ku itariki 17 19 azaba ari no ku cyumweru saa 3 gusaba no gukwa kuri Romantic Garden hanyuma saa 7 saa 8 no kujya gusezerana imbere y'Imana kuri ADPR k'Umukenke hanyuma saa 10:10 no kwakira abantu bose baje mu bukwe hariya bwo reception izabera Romantic Garden n'ubundi abantu rero mutaratembera ahantu heza ni ku itariki 19 muzabe muhari mwambaye neza hanyuma ubukwe buzagende neza mbega ngo ubukwe bw'abana b'Imana bari bwiza noneho bukabera n'ahantu heza ibintu biba bimeze neza amatara by'amavuta yego Sandrine hari akajambo abantu bajya kunda gukoresha bakavuga ati ubugiye gukora ubukwe nta mwotsi uri kubanukaho namwe reka nkababaza imeze bite murakoze cyane iki buriya iyo mugiye gukora ubukwe umwotsi uri kubacumbaho muba mwikururiye umwaka wa mbere mwamwikururiye umwaka wa mbere ntekereza ko nk'abana b'Imana dukwiye gukora ubukwe nyine nk'ubw'abana b'Imana harya uyu mwotsi unuka ku bantu byagenze kuri couple byagenze gute iyo umwotsi uri kubanukaho cyane cyane nyankunda kumva babyita ngo no bafashe avance rero ntekereza ko ntago ari byiza rwose ntago ari byiza ku ruhande rumwe kubera ko muba muri kwitera umwaka yego ibyo uvuze ni ukuri 100% rwose ntabwo rero turi buze gusoza ngo twongere twakire mama wacu ntabanje kubaza Byiringiro akajambo keza ajya abwira Sandrine ibintu bikagenda neza n'ibinashoboka yakamubwire mu ruhame tubona yuko bya bintu biba ari sawa ndagukunda my sweetheart murakoze cyane nanjye ndagukunda yego thank you so much yego siko bya bintu biba ari sawa none se Sandrine wowe umubwira nakaye kantu ujye umubwira akamunezeza ndamukunda kandi ndabyishimira kuba ari umukunzi yanjye kuba Imana yaramumpaye ndabyishimira cyane yego Imana ishimwe cyane ndabifuriza ko mwazubaka urugo rugakomera kandi rukaba rwiza cyane nkuko Imana yabitanze cyangwa se yabigennye muri projet yayo mukazarwubaka mukabyara mukororoka kandi mukororokera Imana y'amahoro ikomeze kubitaho muri byose Sandrine reka rero nemerere mama Byiringiro n'umundi tumwakire turimo tugana ku musozo Byiringiro ameze neza yabaye umukire nyine ibintu byakira icyo navuga ntabwo uko byahoze ariko biri aho Imana igejeje ikora mbaye nyishimiye ariko navuga ko ndamutse mvuze ko nta kimana yakoze naba ndi umwana ndashima uko biri kose ndashima Imana hari itandukaniro rikomeye nuko byahoze yego Imana ishimwe cyane murumva ko Imana igemera ko umuntu anyura mu butayu ariko nyuma y'ubutayu hakaba hari ubundi buzima Imana tunyuzamo kuko ntago tuzahora mu butayu cyangwa se ku musozi ahubwo hari igihe kigera umuntu agacyamika mu byingi tumaze kuganira rero numvishije rwose Uwiteka Imana igukubiye cyane Imana igwaye mu kazana cyane ufite ubwenge bukomeye cyane yego wasenze angahe ayingahe nasenze menshi ijambo ry'Imana avango naho nabaza umuntu ntago namubaza iteka Imana ishimwe cyane
nagize amatsiko yo kukubaza kuri ubu bukwe niki wumva wifuza kubwira abakunzi bawe cyangwa se abantu bakumenye muri bwa buzima bushaririye ubu ngubu ngira ngo ukomeje kugenda urya ku mbuto z'umusaruro w'iby'Imana yagiye ikubibamo mu myaka yatambutse icyo nababwira muri ubu bukwe cya mbere nabwira umuntu wese unyumva ko kunesheshera kwihangana mu byo uri gucamo byose ubuzima bwose waba urimo bushoboka cyangwa budashoboka yego namubwira ngo atware intwaro yitwa kwihangana kuko bihesha kunesha yego ntabwo nanjye kano kanya muri bwa buzima naciyemo twakomeje kuvuga ntabwo nari nzi ko n'iki gihe cyagera yego ari umutima wanjye uranezerewe cyane burya ni byiza ko Imana ivugana natwe ariko bikaba akarusho iyo bisohoye yego rero ndanezerewe cyo nabwira inshuti zacu hari abo twatakaje nimero hari uburwayi naciyemo bamwe bakanshaka ntibambone nanabisegura no kumbabarira ntabwo byari byoroshye yego rero numva twabatumira hari abo twashatse twifuza y'icyo umuryango wa Zaburi nshya umuryango wa Zaburi nshya kabisa yego bafata nk'ababyeyi yego cyane kuko hano bafite amateka cyane naho ntahageze kubera isezerano yego ubwo rero ikintu mbifuza hano kugira ngo ubukwe rwose ni ubwanyu yego ni ubwanyu amateka yacu murayazi numva rero umwana Imana imfashije yamwomora igikomere afite mu mutima yakuriyemo yakuranye nawe Imana ikamunezeza niba ari ikintu cyomora igikomere mu buryo bwihuse ni umunsi w'ubukwe gihita kigenda kiruka ndabifuza rero ko Zaburi nshya mwadushyigikira mukatuba hafi mukanabutaha turabatumiye rwose gusezerana nanjye bambaye hafi mwarashyigikiye Imana hari ubwo nasenga ikajya ngo nzaguha umuryango nzaguha ababyeyi nzaguha abavandimwe kandi narababonye abenshi nabakuye kuri Zaburi nshya mfite ababyeyi ndanabashimira bagiye bankomeza bansuye abamba hafi barahari nanabashimira ahantu hose bari kugira ngo Imana ibahe umugisha yego rero nicyo nifuza kugira ngo n'abandi tutakivugana nataye nimero zabo bambuze maze igihe cy'imyaka 2 ni myinshi ndagira ngo muzaze twishimane muri ibyishimo ntari nzi ko kano kanya nanjye nabibona ntabwo nabitekerezaga bitewe n'amateka ntabwo nari mbizi Imana yambwira ngo nzaguha abakwe n'abakazana kumbwira ibintu numva bidashoboka ariko kano kanya ndi kubibona amen rero ndabifuza kuzahaba urezi kabisa nzababone oya ngenda hari n'abandi batandukanye muze mudushyigikire muzaze kandi muri ubu bukwe ntekereza ko hazakorerwamo ibitangaza bya bindi bitabaye mu bukwe bwanjye kubera guma mu rugo ariko ndabizi ko nuza muri ubu bukwe ukabubamo uzahavanamo ibyiringiro Imana ishimwe cyane hazaba hari abakongomani twakoranye umurimo abo twasenganye abo nasengeye hazaba hari abanyacyangugu hazaba hari ingeri zose n'abakozi b'Imana batandukanye nawe rero nzi twabanye twasenganye twagiranye ibihe byiza ntagezeho ngo uhe invitation ndakwifuza kugira ngo uzaze tubane muri rusange numva cyane barya abantu b'amateka abandi bazi ubuzima bazi situation yacu nawe ubabaye nawe watawe nawe uri kurera abana wenyine nawe ubona ko bitashoboka nawe uri imfubyi nawe udafite ababyeyi udafite umuryango uzaze muri ubu bukwe uzabona Imana bundi bushya tutaguhanuriye ngo Imana iravuze ahubwo nuhagera uzahavana ibyiringiro umva rero natumira umuntu wese nabyita ko zari nk'igiterane nge ntago nkita ubukwe ahubwo mbona ari nk'igiterane Imana yateguye yego ngira ngo mwabyumvishije kimwe mu bintu numvishije byihuse cyane nuko hari abantu wagiye utakaza bitewe nuko telefone ushobora kuba warayihinduye cyangwa se wenda ukaba waratakaje telefone ukagenda ubura abantu bamwe na bamwe hari igihe umuntu ugira ngo ashobora kugira ngo wenda wihugiyeho cyane ariko wenda ari uburyo bwa communication itaragenze neza bitewe nuko hari ibyo watakaje rero umuntu wese aratumiwe rwose muri buno bukwe ngira ngo murabyumva yuko ubukwe buzaba burimo kuvuga Imana cyane rwose tubahaye ikaze muzaze muzisanga ngira ngo kuri romantique n'ahantu hanini cyane ku buryo
kizaba ari igiterane nyine cya buri wese. Abakongomani rero murabizi mu birori nabo ntabwo ari abantu baba boroshye, ubwo rero buri wese ahawe ikaze. Ariko nanone mwibuke neza yuko inshuti n'umuryango ubabona mu byago ndetse no mu birori. Kandi ubukwe njya numva bavuga ngo ni urubanza, niko numva abaturanyi bavuga ngo ni urubanza. Birumvikana rero yuko hakenewe n'abantu, hakenewe n'ubushobozi, hakenewe no ku mufuka kugira ngo ibintu bizarusheho kugenda neza, kuko ibirori, ubukwe ni ibintu bitwara amafaranga menshi cyane. Budget y'ubukwe rwose itwara amafaranga menshi cyane, ku buryo n'amaboko nayo akenewe cyane kugira ngo imyiteguro irusheho kugenda neza. Ngira ngo nubwo ubukwe bwegereje ku itariki 19 ariko haracyari magaye ku buryo umuntu ashobora kuba yagira icyo akora kugira ngo abashyigikire. Turi ku itariki ngira ngo 19 niba ntibeshye, turi ku itariki 18, kwezi kumwe kubura kugira ngo ubukwe bube. Ngira ngo mu byumweru bine nibwo hari ababaye dote, nako ababaye gusezerana mu murenge, ariko ubukwe nyirizina buri ku itariki ya 19. Bivuze ngo rero ni igihe cyiza cyo kugira ngo abantu badukurikiye rwose, nkuko mu mabyiringiro twagiye tumwifuza ngo adusengere Imana, twagiye tumusaba kugira ngo tugirane ibihe runaka, ari ubujyanama twari tugiye tumukeneyeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana yagiye imukoresha rwose, nawe atubone, tumufate amaboko, ubukwe buzagende neza. Ngira ngo ibyo bintu uko ari bibiri, kumushyigikira ndetse no kuzaboneka mu bukwe, ni kimwe mu bintu bizatuma Imana ihabwa icyubahiro kuri uriya munsi. Ndumva rero mama Byiringiro cyangwa se Byiringiro, mwaduha uburyo bworoshye bwatuma tubasha kugira ikintu dukora kugira ngo noneho ubukwe bwacu buzagende neza. Hanyuma nimero zo tubize kuzishyira hasi kugira ngo n'abantu badasobanukiwe neza uko ubukwe buzaba buteye bazabasha kubivugishiriza. Ni karibu rero mugiye kuduha contact twabasha kubabonaho, bibaye byiza Byiringiro aduha nimero ze, ndetse na Mabyiringiro ukaduha nimero zawe kugira ngo bizabashe koroha n'abantu bari barakubuze bagira amahirwe yo kwita bakubona. Yesu abamugisha. Yego, nimero yanjye ni 078 07 22 6 7 ikaba ibariwe kuri Irambona Isaac. Yego. Yanjye nimero yanjye ni 0782 62 3059. Yego. Ibare kuri Mukakamari Aloysia. Yesu abahe umugisha mwinshi, kandi dukomeje guhikaze Sandrine mu muryango mugari w'abakunzi bazabura nshya. Nize neza yuko Imana yabasezeranyije ibirori izabikora kandi ikabikora neza. Twagiye tuyibona natwe, tubona Imana itugirira neza, tubona Imana iduhoza amarira, tubona Imana itwubakira urugo rwiza. Reka nkubwe Byiringiro, gushaka neza nta n'ikintu kiruta ku isi pe. Urekeze ushaka umugore wajya umureba ukabona ni marayika. Ushaka umugore yajya kuzanira amazi akonje ukumva arashyushye ubwo kuruta yandi yo muri noza yo kumashyuza. Iyo ufite umugore mwiza, abantu bajya bavuga ngo umugore ngo hari igihe umugeza mu rugo ukabona n'ibisanga, uramureba ukajyana bwo mu kiba ku rugo. Iyo ari Imana yakubakiye nta n'ikindi kintu cyabiruta. Bihe abarushyi baruhurira muri iki kiganiro, kandi umuntu wese yongera yumva imbaraga zawe, yumve gukomera kwawe, yumve gukiranuka kwawe. Fasha rero Nyagasani Mwami mu muryango wa Zaburi Nshya kugira ngo Uwiteka Imana ukomeze kuwagura kandi ugere kure, ugere no kuri bandi no ku bandi benshi batari twebwe. Turagushimira ko abanya natwe dusoje tugushimira, kandi tubisenze kwizeye mu izina rya Yesu Kristo.